nkuko mubibona nyine gutya tuba twaje kureba umusore wacu John Key ahangaha. John Key bimeze bite? Mwize mute? Ya John Key. Nkuko mubibona gutya nyine tuba twaje kureba umusore wacu John Key bimeze bite? Shani neza tu. Ya nyine abantu bawe gutya urabizi nyine abantu mwamwe baba style mu mufite aba followers benshi. Yes. Gutya baba bari kumbaza ahantu basanga nyine ibihangano byawe. Wababwira. Nyine tu nyine nta bintu birenze nyine nawe ntabwo wakwivuna cyane kugira tureba ngo hejuru cyane. Aho hejuru bitewe n'ahantu uri kubirebera. Aho hejuru channel yanjye ari link nyine ya channel yanjye wakanda ariho John Key kabisa ukajya kunshigikira nyine kuri YouTube channel yanjye. Tanga subscribe, like, share, comment. Kwasiza comment yawe tu. Reba aho hejuru kabisa urahita yakabona. Kandeho kabisa. Ko nyine gusa nyine ni konti. Ya nyine John Key. Urabona gutya abafana bawe. Gutya bari kunesha umutwe muri comment bari kumbwira ngo nta ngoma cyashya waba ufite nyine ushaka kubatamo. Ya. Nyine ingoma mfite nyine cyashya. Man mfite album nyine mfite album cyashya igiye gusohoka kuri tariki 15. Zuko nguko nyine. Ya John Key. Ya. Kumva kabisa umeze neza kabisa. Ni fresh kabisa. Gutya noneho nyine bambye ngo indirimbo zawe zabagezeho fresh bakazumva bakumva barishimye nyine wowe none ukunumvamo umuziki wawe umva mu buhe buryo? Yes. Bese uwufata gute? Nyine umuziki wanjye ngufata neza nabirenze. Nyine nubwo ibintu bibari haso ariko umuntu kabisa nyine wowe shaka ukuntu abafana bawe nyine ubatamo nk'ubuziki nka bubiri nyine kuri za ndirimbo zawe. Unaziri guca ibintu hano hanze cyane. Gusa nyine hari umufana wawe wambwiye ngo umutemo nyine hari indirimbo wabatayemo hari kuri channel iri kuri channel. Yes. Indirimbo nyine ngo bita ngo Tonight. Ngo hari akantu waririmbye nyine ngo kamukora ku mutima ariko ntabwo yagasobanukiye fresh. Iyo ndirimbo kabisa ngo hari akantu waririmbye ngo bita ngo ndarara mvunagura. Ngo nyine ngo muri make ngo warushatse kuvuga ngo urarara uvunangiwe wamusobanurira nyine. Nyine biraye burose nyine ari ugiye umuntu yandika nyine akandika ingoma nyine abiza aba artiste nyine ko bandika bakandika ku iburo bibano hanze nyine ari uburyo umuntu ayigira nyine ahantu nyine yakesheje nyine ari kumwe n'icyana nyine nyine akifuza yuko barikesha nyine ukaraba uri kuvunagura kabisa nyine narabyuma nk'umuntu mukuru sura umwana mwana. Ijambo nyine kuvunagura burandi kumva ryacumuje abantu benshi cyane hano hanze. Wewe wabaha ubusobanuro bufatika. Kuvunagura kabisa. Kuvunagura ni byinshi. Wowe nyine ibintu wavuze mu ndirimbo yawe warushatse kuvuga nyine kuvunagura wavuze ni kuri abasobanurira. Nyine kuvunagura nta bintu binabirenze nyine birimo nyine tu nk'abantu bakuru nyine nawe ubuze uburyo uhita ubigenza nyine kuko iyo wahuye n'icyana cyawe nyine ukunda hari uburyo ubigenza nyine nawe ukavunagura nyine nawe byo gutina mu nzira nyine tu nawe urabizi nyine nawe uri umuntu mukuru ntabwo akikubaza umuntu mujyama mani kuvunagura ni ibikima nawe ubuze kuvunagura ibyari byo mani. Niko kuri ubwo umudada wari wabimbaje ndakeka yumvise. Nawe yabyumvise. Ya John Key urakoze cyane ariko sezera abafana bawe nyine ubatayemo nk'indirimbo zawe nk'ebyiri ziri kuri channel kabisa bakomeze bagubwe neza. Baby ga monali mubita koro nze ngugabanyirize doze today ubundi ni show tonight baga kesho sifite ubwoba nije nawe urahura by my side nushaka icyo kunywa umuradagura natike ndishyura yego ndarara mfunagura today fuck you nyine tunigucyo nyine usanga ya man John Key urakoze cyane kabisa. Ubwo nyine reka dusoze tubwira abafana bawe bakomeze bagushyigikire. Bakore sabu share n'iki byose tu nyine so people nyine nandi kumbabwira nyine ari mu macyaha nyine igiye gusohoka mani nyine nyine nkuko wari urimo bireba nyine reba aho hejuru kabisa link yanjye nyine man nyine kuyikandaho kabisa ukajya gushigikira umuntu nyine man nyine ugatanga subscribe share comment like nyine tu man nyine ni ngombwa ngo uyisige nyine ariko nyine mbere yuko ugenda
mana nakagoma nyine nanje kubatamo gashyashya nyine muri icyumweru kabisa. Kabatemo kabisa kugira basigare muri mu kabisa nyine bakitanyemerera kabisa. Mana uzagasangaho nyine tu weekend kabisa. Mana uzagasangaho. Kabatemo vuba, kabatemo igiruka. Agafatanyije n'umuhanzi nyine wanjye nyine waniye umuntu nyine dukunda gufatanya n'umuntu. Tuba turi hamwe muri Leg Digs nyine tu. Muta Fast Legend nyine. Barawa namukurikirana nawe n'umuvandimwe. Nawe n'umuvandimwe nyine tu. John Key arakoze cyane. Usanga nyine man nyine bera zamani nyine umuntu adwana na haso ariko bikanga nyine ariko umuntu agakomeza nyine akajya imbere tu nta bintu byo gucika intege mu kazi. Ibi ni ibintu umuntu akunda abyirukana nyine guturuka mu bwana bwe ntabwo ari ibintu byizana. Yes ntabwo ari ibintu byizana kabisa nyine. Nubwo abantu benshi bavuga ati umuntu yinjiye umuziki abagiye kumwita aba yabaye ikirara nyine niko benshi bavuga. Bavuga ko umuntu aba yabaye ikirara ariko ngiye ntabwo ari gutyo mbifata. John Key urakoze neza cyane kabisa. Abantu bawe ndumva kabisa ukomeje kubatera impamvu zo kugushyigikira. Gusa nyine wabatama akazi kikawe kabisa ukamanza ukabashyira muri mood tugakomeza n'ibindi biganiro. Yes. Ako kuntu nyine tu nta kantu kaba kari toto ku bafana banjye tukajyana fresh nyine tu. Ubu turi sati generation aho buri wese aba ari meditation abacu bashiriye ari minati nariri nasi n'umutinganye mbona nsenga rurema indi nzera zitagendwa mbona nsenga rurema indi nzera zitagendwa mwese mushiriye ari minati niho mwizeye ko muzakura mula mwese mushiriye ari minati niho mwizeye ko muzakura mula thanks kabisa. John Key urakoze cyane kabisa. Hano abafana bawe urabashimishije. No hari umuntu wambwiye nyine ngo nkubaze amazina ngo ya channel yawe ngo nyine urongera ubibutse. Yego nyine uba wabahaye link ariko ugomba no kubibabwira tu. Nyine ni ibisanzwe ni John Kid kabisa. Ugatanga like, share, comment, subscribe nyine niba gahita gukora subscribe kana making sure ko watanze subscribe nyine kugira ngo nyine uteze imbere umujama wawe nyine ukunda. Hari ibintu byo gucarige ibintu nyine ngenda mbyumva cyane. Abantu abanyarwanda nabo sinzi uburyo basigaye bameze man. Asigagera kuri video nyine yayireba akayireba gusa ko nakore subscribe. Cyo kintu kabisa nk'abanyarwanda nyine tugomba gufashanya tugateza imbere. Tugateza imbere ny'urubyiruko rwacu ko twese turangana. Niko kuri. Yes. Kabisa ukamenya ngashobora ko watanze subscribe kuri John Kid. Cyaze kabisa John Key. Ako kantu uvuze niko. Sasa umuziki wawe gutya wowe umuziki wawe ubona uhagaze gute nyine urabona uzagukura kuki ukakugeza kuki nyine urabona mbese umaze gutera ihe ntambwe mu muziki wawe? Nyine ntabwo ari cyane nta nubwo birenze sibyo ko nyine ndi gushaka support nyine bitangira hasi nyine umuntu akora yumva umuziki nyine tu ariko tuba dufite purpose nyine tu ko tuzagera kure ntabwo byo gucika intege mu kazi kuko nahoze kandi kubikubwira nyine yego nyine ntabwo byo gucika intege. Yes nyine amagambo menshi nyine nkunda. John Key urakoze cyane kabisa.